ngomba gukora ibishoboka byose nkabona nk'umunani ejo nafikinye abantu bakunda impumyi byogaragaza ko mfite ubumuga bukomatanyije ubumuga bw'ingingo cyo nakirangije nge none no kuri impumyi bari ubumuga bukomatanyije shabara yambuye umunsi wawundi utareba arabasaba korera Imana mwange Satani mufungurire bavandimwe namwe muzagira iherezo ryiza dore rwose dore naramugaye simbona ni ukuri ndabinginze mugerageze rwose ndwanye urashaka kuzabyibuha rwose urabyibushye aka kanya Imana ntawe yikoreye rwose ntacyo rwose Imana iguha umugisha urakoze rwose mukomeze mukorere Imana Yenda yabaze wawundi utareba arabasaba ndumva hari abantu bazafata yewe mukorere Imana mwe Satani mufungurire namwe Imana izagukamuje nageze mu kaga ni ibintu bitugeze kure nawe ufite ubumuga bukomatanyije sindora kandi nta n'ubugingo dore ukuntu azuba uyu muntu urabona mani yaba Yesu we dore iboko ryaraye wawundi utareba arabasaba mukorere Imana abavandimwe Imana izayoka nugera mu kaga yafite ubumuga bukomatanyije sindora kandi n'ingingo nazo nako zamugaye mufungurire bavandimwe Imana izabiyika mugeze mu kaga dore rwose mfite ikibazo kinkomereye ndashaka no kujya kwa muganga mufungurire rwose Imana izabagirira neza ukuri rwose mufungurire murakoze Imana ibahe umugisha izabibuka yego murakoze Imana ibahe umugisha yego nenda yose ndi mpamagaira amaze nifesha cyane n'amakuru warita Karame Sheri sorry I'm not available now so but I would like to request to call you after kuko hari tudosiye ndimo kusinyaho hari abakozi bacu bakora mu ntara bari bazanye dosiye ndimo kudusinyaho wakwiyangana nkaza guhamagara nsoza ibintu urashaka duhure okay mu kanya gatoya ndumva ngiye kurangiza akazi ndaje nta kibazo okay murakoze cyane we witinda mbanze nsoze zino dosiye zisinyaho zose hanyuma tugira ikibazo ndakugeraho asante Sheri ndagukunda rwose nta wundi musa muri niwe mareba atemba maribori rwose mfite rwose yes of course asante yarahagije rwose ubundi se abafundi bakorera guys cyangwa abayede 2,000 3,000 na 500 usa nk'ungu yamaga ibiceri nk'abazanaga ibiceri na 600 na 700 na 750 se abangaye ibiceri ariko nta kindi yaguramo yataye kandi najya guhura na Sheri ubundi tuzabaho tuzaba kanza sha arabaye twahombye kabisa kuvuga bya biceri igice cy'icumi cyane natanze ari nge nabo babaje nini nge natanze isana none bigeretse ko bari bantumyemo n'isabune nkagira bari bamwe mwana ngo turarya ibira hari utuntu ngiye kohereza ariko ndabona amasaha namfashe reka iminota 3 yonyine ntegereza uyu nguyu si wawe usabiriza agarara
Njye nsabiriza ukusa umusirimu. Ndakubaza umuntu wanjye w'umusirimu amafaranga yacu duha amafaranga yacu niwe dore niwe mushakira ahandi bantu amafaranga yacu niwe nambare wakabyara numbare no kuri duha amafaranga yacu kadutware zino nkweto nuko ndabasaba ariko basi mu bitwara n'umunezero tape ndaringize n'ukuri ndaringize rwose duha amafaranga yacu rwose ndaringize ariko ntimunizere tape ntimunizere rwose izi ni iboro reka twigende gusa ko sheno no telefone nayo barayitwaye gusa telefone no sheno ndamukizwa n'iki ari telefone barazinwe isaha barayitwaye amafaranga gusa amafaranga 3,500 nakoreye niyo inkweto barazitwaye gusa ubyanyi ndabigenza n'inkoka byaramo usaragira n'imirenge ko aka nakazi karimo ngiye kubireka sinzabyongera